Niba narabikoze kuki nta mugabo irampa kuki naheze mu rugo kizangwe uje kwatukuye nagaruzo umukunda uzatuma bagukonda sa Kalisa yacyuye akawunga kane mugoro usa ngenda cyurira cy'umugore nawe rimwe kabiri kuja Nibyo n'ibibaro mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Amen. Yego kumwanje nta munyambikora pe nyine tubyihorere ibyo nta nubwo ari ngombwa abari umeze shameze neza muvande amakuru se nyine kumana kwe none se hari ikibazo nari mfite nyine ni ikihe kibazo sihutisha mama atadusanganga nyine urabibona nyine naheze mu rugo nta mugabo mfite kwera waririmbye muri korali y'abana uririmba he ugira utukurira mu itorero none se niba narabikoze kuki nta mugabo irampa kuki naheze mu rugo kizangwe ijambo ry'Imana riravuga rikumva isubiriza igihe sibyo nakutwazora ku kazi ni myinshi cyane rwose urabizi wazanye muri aka kazi ngiro uyu mwaka sogokuru kwise majini mare anyita bituwisi tugomba gusoza aka kazi rero nanjye mpamvu bakubwira tugomba gutangira akazi ni kwa mwana cyane Ngiriwe Ngiriwe akosa ndiza mwata zao twahendera banana baza korana wewe korana oh no oh ya wewe kama nakukutuka Ora sindi byari bikimwara nkabwira ikinge sikogenda twakwira reko mukorandura mukubwire njyewe n'ubwire what yabonye umugabo wawe wenda kukuyicisha ngarenda kukujugunya mu ruzi warabyumvise ngo murava imitungo you know you can be prosecuted for that imitungo Narakintu nazanye ubu ngubu ujye kwatukuye nagaruzo ariko ni nabyo kuko umugabo wagushakaga ari nawe ushaka yendaga kugota mu ruzi ariko kakanya ubwire ugomba gutanga amatungo yawe yose most of you Jesus is Lord imitungo ntabwo ari telefone yabonye kuri telefone nyine imitungo si ikibazo fone ndayibaha ariko uwo mugabo mubone ukizangwe yizane sanyike tanga imitungo yawe yose kugira ngo mubone ugomba kuzana ihene y'umutuku ngeze munyereka ububasha bw'ibyo mukora nakemezwa n'iki ko uwo mugabo ndi bumubone na fone yanjye mujyana ibintu byoroshye cyane biroroshye cyane ibyo ngibyo abakozi bakorera muri twebwe aka kanya tora kwihundura ingurube ubu nanjye nshobora kwihindura wabyumvise ujye kwahinduka twebwe
buriya rero mabafashe njye nkunda ukuntu uri umuntu ukijijwe, ukuntu uri umuntu utuje, n'ukuntu yemera nkafasha abantu batishoboye, urugo rwacu rukaba ari intangarugero, turi mu gakiza, numva binshi. Ariko reka nkubwire, aha hantu ndi kumvayo imyuka mibi ya Satani. Nahoze mbyumva ariko nakomeje kurwana mu mutima. Reka turwane intambara y'umwuka wera kandi turi buyitsinde. Data mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Imbaraga z'abapfumu z'abakonikoni turazamaganye. Ibintu by'isekani nanga cyabo ubwokwe Dukubise hasi imbaraga z'amahembe. Hari icyo Imana ikoze. Uzafuye we. Ako munyaga unyuze hanga hano ni wahehe. Munyaga sasa. Arangaraze yakanyago. mbese habaho n'abazimu babarenze kure. Njya kuguyinitira. Ngize nakora kasekora. Unyera wawe tumukunda. Mukunde Umukunda. Uzatuma bagukunda sa. Naho yugoyo. Namusenga. Kizamwe. Gusenga sa. Nono. Mukoya. Uzatuma bagukwira sa. Agisanga mu dugudu wowe ntabwo ikibazo gihari. Igihe maze nahembwa ntabwo nzabyemera cyane. Uzi kumva ndi kwishyuza. Ubu se abaturage mfata nkabajyana hirya no hirya njya kufite amafaranga. Erega nanjye ntabwo byavamo wowe. Abaturage none se karori hari ukarangije. Hagereka mubwire. Bizagwira hari amafaranga yanjye agiye kuranya n'insheshe. Kandi yabona. Ubu se kategereza ukamubona amafaranga agiye kuboneka. Kalisa yacyuye akawunga kane mugoro. Ubu se ngenda cyurira iki mugore nawe. mwana kwera Rero n'ubwo ntabwo yishyuye irondo mali. Gusa wewe ndetse mubari mwamba bare nkabonyera mu dutudu kwera. icyo. Umva se ikibazo ubu maze amezi 6 Utishyura irondo. Nta kindi wavuga. Irondo. Nta kindi yatanga. bare mu nyumve. Wowe tubwire nta kibazo. Nagiye hano hirya nyine ku mupfumu uri hano. Magiri marebe. Magini marebe. Yaranturiye nyine mufashije twagenda. uwo ngo tumukuye n'amafaranga. Urabaza? Agomba kwezi. Ahubwo uvuga ko ibintu biraho karuhura. Ashana kukubona. Namwe n'umujimbe. Kandi iryo rondo mikuru. Oya jimbe no kuri irondo. Ako twaye tunizerwa ari gisore. Nta kibazo naho ngo tsaje ndisibogira ukene bigenda. Reka ngore kutekane tujye kubitembagura. Rimwe kabiri kuya. Urabaza? Bibona bitibye muri fomo gusa ubundi muratekereza. Ubwo se mushinzwe iki? Abantu bakwamiye ahanga. Narabivuze kwihuza kwanyu, reka njye kuzana umukozi w'Imana z'abasengi. Hano mu kazi. N'izina rya Yesu. Izina imbaraga za Satani. Kwa mupfumu ni hahandi cyagiye twanyuze tugasenga. Mu izina rya Yesu turasenga mu mwuka wera, turasenga mu mavuta, turasenga mu imbaraga z'Imana. Yesu Kristo ushinga byose. Imbaraga z'abadayimoni abadayimoni turazamagana, imbaraga z'abazimu turazamagana, imbaraga z'abakonikoni turazamagana. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ibyo nibibagire mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Amen. Ko nize pastor arayije. Urakoze rwose. Jesus is